naravuze ngo genda sa nifundi imbere y'abantu kandi ndasa nkaho mbese ntagaragara ariko Imana izaho umugore utameze nk'ifundi gusa ntajye kwibuye ngo yisunge ibuye nahaguruka urumva twaje mama yaje yisunze nuko ahagaze kwibuye ndakunda my dear then iki giti yeah okay so this no matter iki giti cyo najyaga ndaramo ngewe ni umusore reka najyaga nza hano nkakiraramo nkura hejuru hariya nkizirika ikirere mana nabaye Imana yanjye nkizirikamo n'ikirere nzahora ngukunda karabo kanje bwiza bwanjye butijima ijoro n'amanywa ariko Mana narindiho nkuri mu mwijima narimbayeho nk'utagaragara inkuru y'ubuzima bwanjye nifuzaga kuyumva ariko ngezeho bose bifuza kumenya narindiho nkuri mu mwijima amahari n'amashyari biva hehe kandi mufite uwo mwuka wera oya muraririmba n'ibikomere mwiteye murahanura n'ibikomere murayobora n'ibikomere ariko mwabuza mwuka wera nimubanze musaba uwo mwuka abavura imitima nimureke kutubeshya yuko mufite uwo mwuka wera namwe atabahaye amahoro umugabo n'umugore we baricana kubera iki inshuti n'umuvandimwe baratemana kubera iki umuntu n'undi dore barakobana ariko mufite uwo mwuka wera mufite ntabwo mwagakoze ibyo ntabwo mwakarebanye gutyo ntabwo mwakagize gutya ngo barasenye cyarusha undi mugenzi we yakamufashije mwese mukazamukira ku ruhare rumwe kandi mwese mukaba bamwe mwese mugahinduka ubwoko bumwe mukitwa indirimbo irimo amagambo akomeye bati murahanurana ibiki muraririmba mfite indirimbo zikomeye cyane iyi ndirimbo rero isinjyana ku bantu mu minsi ishize babavuze yego Imana iza kubategeka kubasaba imbabazi nabyo naga n'imbaraga y'umuntu imbabazi gusaba imbabazi barongera barabataka imbabazi sobanuye ngo ubu muntu ni iki ubu muntu ni urukundo ni ukwihangana ni ukubabana no kubabarirwa kisobanuye rero aho turahavuye umuntu agusabye imbabazi nyuma arongera yagarutse byane yasabiye imbabazi abigarutsemo yazisabye babisobanuye yuko umuntu yitaye mu mugozi kandi nodoke ayanatsinze n'igitego yakinye nacyo none mu gutsindwa kwe aramanitse ndetse umuntu hamanitse bamurasa ntago imbunda ufite ari kurasa umwanzi wawe utsinzwe ahubwo niyo kumushyira ahangaho mureba ukamugira igikoresho ayo magambo urumvishe pe oya ibinyarwanda avuga nge nagomba mbyumva nabikurenze ubwenge asi ibinyarwanda by'imyaka 20 kuri mwasumba berizi yo twicaranye ngo twese none se ubungira ngo ubundi bisobanuye ko nta mugore uri hejuru y'umugabo nicyo yicare mbere wahagurutse ntabwo ukasigira ngo baransumba oya gusa ntajye kwibuye ngo yisunge ibuye nahaguruka urumva twaje mama yaje yisunze nuko ahagaze kwibuye ndakunda my dear I'm here to introduce Boaz and his wife. Welcome to the show. How are you doing? Enfin, to be all to take it to her handwear. Could you tell me what you no kuvuga ngo jewe nize habita muri Holland na yeah yes When? Holland ntabwo zina hari hose base nko gusobanurira. You studied in Holland when? Holland ni igihugu cyo hanze mu Bwongereza hafi aho ngaho. Nari ngwarire ngwiki. Mfa nawe nese nkumaze ikintu nsubiza nzakubaza ngo wati nawe usubiza ngo wati
ariko mamunezere ubundi kuvuga ngo njyewe kuvuga ngo njyewe to fashion bisobanuye ngo ngezweho ndi mode igezweho to fashion ubundi ni mode ni French mode model now ariko noneho don't to fashion in English now to fashion nuko nyine mvuga ngo to fashion mbona ugufasha nishagiye ngira abantu ngo to fashion urumva byose no gufashanya urumva igihe ugezweho uzamura mugenzi wawe to fashion igihe ugezweho hari wowe urebwa nawe ugiye ungira umuntu ugira gute wimika to fashion igihe hari wowe uzamu nawe uzamura mugenzi wawe wizamuka wenyine witara imbere wenyine wigira inganda wenyine nitugira ubwenge buzungura benshi tugira impano izabuya benshi ariko wizamuka wenyine wumve kuri cyamamare cyane nabandi bazamura to fashion gergo ngeze ngezeyo nawe biri umuhora mwishimye mu bikomora no gusenga tasenze se byishimo wabikora ibibazo biri hano hanze bihaye umwanya cyane byakuzengereza namwe mufite ibibazo ese muri se amatagira ibibazo ariko twe turi mu mashimwe da ntabazo nge mfite nawe madamu we nabyo ibibazo buriya bigira umuntu wagize ibyago abona uko wabihaye n'umwanya ukabiha icyicaro kandi ariko ibundi ibibazo nta muntu kuvuga ngo buriya n'umuyobozi uyobora ntago bari ibibazo ariko ikintu akora we kubw'inshingano yiyemeje bya bibazo ntago abiha umwanya ahubwo aho umwanya agaciro k'igihe cy'umunezero cyangwa se cy'amahoro cyangwa se igihe bizamuganishamo icyo kiragiheza igisubizo ntabwo bavuga ngo ufite amarira hahirwa abarira ko aribo bazahozwa hahirwa abantu bashonje ubu kuko aribo bazahazwa hahirwa bashavura ko aribo bazahozwa labasakote pasanomene nawe wonyine gusuza hari ahandi wowe uzihanditse gutya habwira ahandi hano handitse oya nibyo ntabwo utageze ngo uhaye ngo ku 10 Nese tatagiye. Impamvu mata ntabwo uzana herereye. Jewe. Iburyo cyangwa ibumoso. Ese igitabo cyambere cyo mwisezerano rishya. Umuntu ntabwo influence rwanyana ahubwo zirakomezanye. Naje ku musozi gusenga madamu yambwiye ko none musanzwe muhaza ariko we hari igihana ariko akagarukira hasi hariya uno musozi wagufashije iki muzima bwawe uyu musozi arajyaga okay ngize n'amahirwe cyane akomeye then iki giti okay so this no matter iki giti cyo najyaga ndaramo ngewe no musore reka najyaga nza hano nkakiraramo nkura hejuru hariya nkizirika ikirere mana nabaye mana yanjye nkizirikamo n'ikirere vare nasigira ngo ubundi ababirimo ntago ari ibyabo barabitunyaze baciye muri humye twebwe ni ngombwa rero twisubiza ibyacu twebwe twabaye mu ishyamba ariko turwanira agaciro kubuzima bwacu ko yongera akararama kakireba hano najyaga ndara ariko nabarahaza najyaga ndankarara hangasha nkuri iki giti nkakizamukamo hejuru ntabwo byanjyaga iyo imana igufiteho umugambi nta posi gukoraho nta murozi gukoraho nta mwanzi kureba nabi nukurebye nabi imana imukubita pefu iramufata gutya ikamukubita hari cyane nasanga bamenye nka saa 8 nkabona hano gushya imihari imbwa amapusi and so now small fish now ibintu byinshi cyane byenda nyine bikurura inda nyene small fish imeze nk'amafi nyene bikurura amaguru gutyo kubana imeze nk'amafi manini hase ni bikingo kabyaramo amafi matoya kumbi n'uducende akomana yanjye kumbi ni imihari uzi ko umuhari uje ninjoro ugwitegereje ntago uhagarara umero cyo gukimera nka small fish nyine nk'ifi ntoya kwaryama urya ahazira ndamufata mucakira ariko imana igahita igira gute bavuga ati sinzira mugaragu wanjye ngasinzira nka saa 11 ndi bwaje kubwiriza aleluya we mana arantabaye nyirira neza ariko mana wangu yakomeye mana arantabaye nkuraho mayo ifite metero 3 tega nabara mayo igera nkayikuba 1 2 3 nkayihiniramwo none nambaye mukandara nkanambara ikirere hakumana yanjye narapfendira ikiragi ubusigaye mvuga ariko haleluya ndabwirisi yose kwimana yakora igitangaza ngewe ari ikirema ngewe nari ikiragi sigaye mvuga imana igakora ibitangaza
ijambo mvuze rimwe gusa ritigisa abanzi n'abankunda bakavuga ngo hari Imana iri mu muhano w'Imana ku Mana yanjye shimwe narima ibobo hanze hasi ahubwo njyana nkata ku Mana yanjye ubwa mbere ngo indirimbo ya mbere y'isi nabaga hari amukovi ndimba mbere ivuga ngo niko twatangiye ndatangira ndarapa niko twatangiye abanyabute bari baturamye abakuru muri turimo guhinga abandi natwe turi ku mashuri itegereza bubatse amazu bose bari ku mashuri nabo ya ten pride narasaze nasarishije Imana irambwira ngo jya mu nzu yanjye njya gukorera Imana ariko byari umugambi wo kuzahwana Berize na Buwazi tukabana karamata Yesu ashimwe cyane Imana shimwe Berize umugezeho burasubijwe nge nabwiye Imana ngo nzamugore mugufiya hari ikintu navuze mu kiganiro barampimbira naravuze ngo jye ndasa nifundi imbere y'abantu kandi ndasa nkaho mbese ntagaragara ariko Imana izaha umugore utameze nk'ifundi bampimbira ngo banyise ifundi kiriya kintu mukora muri abantu mbese muri kuri kamera muba mukoze bafite akomeye cyane umuntu ijambo bavuze ntimukarihindure mutazafunga ubutagaruka kuki muhenda amagambo urumva njye naripinga cyane umuntu abaye muremure mbere afite pati imwe ngenda afite shoti man serious seriyero nari mugufi cyane shoti man meze gutya kabisa ariko agamana ya nureba urumva nta muzungu nta mwirabura bose bafite agaciro ku Mana bose bafite agaciro nta muremure nta mugufi nta gisubiranya munyo bose bafite agaciro bubaha Imana gusa haleluya Mana shimwe waje kureka hip hop gute hip hop rero njyewe numvishe imbaraga z'Imana zirusha imbaraga izisi numvaga indirimbo z'Imana zirimo ziza muri njyewe ziba nyinshi cyane ubu naranditse ibitabo by'indirimbo nyinshi la basakonema haleluya ngo ejo nari mbivuga ngo ngaho mindirimo yatuma ngushima ngaho mijambo yatuma ngushima ngaho mu buzima Mana bwatuma ngushima ngaho miryango yatuma ngushima ne kubaho nicuza Mana nka utariho haleluya Imana iguhe yitumushima kuko ahantu ugeze uri kwishima hari ibiguri kugushima ariko bikuza amashimwe yawe Imana iguhe gitumushima alisa konte pensana mandostifo la sikone mandostebo faikid hey Hamani ari kurwanya Morodekayi ntabwo arazi Imana ya Morodekayi ariko amaze yacebereye Hana Penina arazi ko mbese amurusha Imana ariko Hana asanga aseze Imana ivuga kandi isubiriza igihe Hana yavuga akavuga ngo Mana nta jambo afite rizima niyo mvuze asa nkaho ndimo nagira gute ndahinyuza ariko nagira ngo Imana yanjye bwite Hana arasenga Imana aramusubiza izibura ndibyara ahabwa umuhungu abana ba Penina nubwo bari benshi nta numwe ubazi ariko umwe Hana yabyaye yagize agaciro ku isi yose Imana iguha umuntu umenyekana Imana kugira umenyekana Imana iguha umuntu kujyana ahantu atuma amenya ko wabyaye umuntu udasanzwe mu isi no mu gihugu utuyemo Imana iguha umuntu mu muryango wawe bamenya ko hari umuntu wavutse muri mwe elasikonema ufite amateka adasa n'aba Penina haleluya hari umuntu Imana iguha mu muryango agatwikurura umuryango wose hari umuntu Imana iguha mu gihugu agatwikurura igihugu n'isi yose Imana iduha umuntu mu gihugu Imana iduha umuntu mu muryango Imana iduha umuntu mu itorero Imana iduha umuntu muri isi bimenyekana ko hari umuntu Imana yasigaje ufite uwo mwuka w'Imana wera haleluya Imana ishimwe helasko de basafone my God nanjye ndi mu nzira ndi kujya mu ijuru ariko ndakandagira amahwa kanjomba ibibazo ni byinshi intambara ni nyinshi
ariko nzaruhuka ngezeyo haleluya ndayireba Siyoni ahirengeye cyane ndabona umwami Yesu adutegeye amaboko aza twomora ingoma twagize abayumiwe ikibazo rero dufite gospel nyinshi dufite indirimbo nyinshi cyane z'Imana ariko amafaranga harabuze ufite yanjye none se n'umuceri no kubyara ngo ikibazo muri Kigali ejo umuntu yaraje andana 100,000 ni Brazil ntako tageze yangiriye neza cyane asa ni 100,000 sha umuntu ngo imahanga nzanire ndavuga ni Imana nkore agakori wakomeye cyane ariko rero yaranditse ati buwazi Imana muhaye ifaranga byinshi no navuga ni Imana cyangwa kuri jewe 1,000 cy'umuntu mu butayu gisa nka miliyoni ye naragiye ngo arabo umuceri n'akamayoneze n'amavuta y'ubuto duteka agafiriti turya umurete Imana yanjye haleluya ubu sinzagera hanze y'igihugu atoye nzahimbaza Imana hera cyane ariko nyino naha muri iki gihugu cy'u Rwanda nzayihimbaza icyo shaka ni kimwe nuko uzasohora mu ijuru amahoro nuko nzataha amahoro umudamu wanjye ayiwe Imana ishimwe sheri bawumiwe this yawe ihangana ariko kwa mugani nabavuga babyakurenze nyine no mu rugo nijoro ndasenga kamucanga saa 8 ndabyuka cyangwa saa 9 ngamagara Imana ati sheri kusakuza ubite byawe bamuje gusinzira ngasakuza ngasenga hano ngo yimugati nyabyana nko kubwiriza sheri wasakuza cyane kunye muri akagati urasakuza ukancanga wakivuga witonze ariko ngiyewe niko nahamagawe nateperi yihangana nimbona cyane nyumva nukomeze ni kamere ni indwara nuko ntago ari indwara bugira indwara indwara irica ahubwo ni umuco katonda yebaziwe ariko Berize amaze kumenyera namumenyereye nta kibazo hato utamenyereye mundi yagenza ati Retse ko nabyiza cyane dukumenyera twagiye kubana mbizi hako she nubwo wamenyera ntamenyera amavuta shana bibi cyane amavuta ntuzamenyera turirimba arimo gutera ngomba nagutuza utwo nuko mu butari nyine yateraga kera tutarabana niyo mpamvu ntazizi zino ndimo vuga se zubuzumva nawe ubwawe ntiwazumva ntiwazumva nubwo bavuga ubu tuvugana ntiwabishaka gusubiramo uko nanjye ubwanjye nyine ngenge nawe nagajya bisubiramo agenge n'ijambo oya abisubiramo iyo ari guhanura ariko ariye tuye twicara mu ngo ngashaka kumwigana nkabibona ariko nakomereza aho ntabwo yamushobokera nta n'umuntu wabishobora nyemba njya ngo muderanje ngahita mbizamura ngavuga ati oya ntukamenyere amavuta nta muntu ujya amenyera boa ubundi menyera Imana urapfa ese amavuta ni kumenyera Imana oya no kuvuga ngo umuntu Imana ituyemo iyo mugenzo cyangwa kumumenyera ubwo ugira ngo nyine ubwo ndwarwo abandi baguyemo ijisho ry'Imana ni bibi cyane mwambaye neza murasa neza kabisa ubundi sara mutambye ambara nabe aho ugiye gutambya igitambo cyo witeka ku cyumweru ukambara nabe ubundi icyatsi gisobanura ibintu byiza cyane icyatsi ni amahoro wamfura icyatsi kiri hehe ajya ni Bruce ntacyo ariko ni Bruce nziza cyane iyi Bruce sobanura ngo namahoro umwe nawo yo mana yanjye tugomba kuba twambaye ibyera sibyo urumva uyu mukara uri hasi rusobanura iki uyu mukara wanjye hasi rusobanura iki usobanura ngo urumva hoya mwizina ariko urasobanura ngo umunyarwanda Bruce Melody nta kibazo rwose Godibwa ya nta kibazo ndagusiza aho ngaho nuko kuvuga ngo uyu mukara uri hasi usobanura ngo hari twasize hari ibya twasize hari abazimu twasize hari abanzi twasize byose twasize byinshi cyane hejuru rero muri kumesera kamove nyine nako akana gasobanutse cyane gasobanukira ya move se bakita ngo iki si ni pink oya ntacyo tubwira nawe ko bimeze move ntacyo ariko iri bara uzarebe mu mukororombye hari bitazongera ku buzima bwawe bo akenshi hari umuntu akizwa wenda hari nk'ibintu yakoraga bitari byiza ibyaha bye byarakuzengereje kuvuze ngo uyu mukara ni byaha hari ibyaha ajya nakoraga nakoraga ibyaha byo kudakorera Imana byo kutumvira Imana kutagendana n'Imana ariko amaze gukirizwa ubusigaye n'Imana ubu rero egare kumvira Imana true
by'isi nibyo narimvuze ibyaha by'isi buriya nta muntu ugira icyaha cy'isi ahubwo agira icyaha akorera Imana niyo igomerwa nuko mukagomera Imana ubundi ese n'ubundi ratuwe n'ubundi tuyituyeho bose se wayikorera iki isunda witwaye iki cyatumuyobara mukababaza Imana iyo usobeye inyuma ukayikora mu nkovu kongera kumubamba Yesu arababara ariko kano kazi kikanye mukunda kwiginira nabonye abantu kana ko kakoze mu jisho aya bundi ukubwira ko wowe iyo uteye kinonko mu gihuru noneho wowe igisohotse mu gisakuza ni kibuye cy'ubuhamije abonye abantu bavuga ngo bwe bari buzuye amagambo babuze basohorera ariko nta kinonko babona ho nyinshi yamotse wari uyihamije yamotse ubundi ufite umugore mukora gukina na karazi noza ambiance nyine mwiryohereje buzima numva mubiri mu munezero mu bwuzu mu bumwe no mu bwiyunge ibintu bacanga uyu mugore amuhiki kandi iki yigusetsa hari igihe turarira dufata nka supadipe twebwe nk'abantu b'Imana supadipe twafata ntuzijage twashyamo supadipe n'amazi tugakoroga ubwo tuvuga ati aka nakajiga dasanzwe mfata umugati uri wa senkani tukirira tukinywa hagati twiryamire bibaho cyane twebwe nta bintu byinshi arabize nta bintu byo kwikomplika hari igihe nk'umuntu wanza tuvuga ati se mubayeho muti niza cyane si ngombwa abantu ngo baganye bakumarira ikize abantu barangati kuki bagiye mu nzu y'170 hafi 200 nako ni 200 inzu nkira nziza cyane harugamije iki iyo ushaka kugana aho ujya bitangirira hasi umwana uzaho umugabo ujya umubonera mu kubyiruka kwe abyirukana ubutware abyirukana mbese abikana uburashi ngire ndi umurashi ntaho ujya ndasa rero ngo ndarasa uyu mugabo wawe yakenshi ubona ari umuntu unezerewe ajya arakara ntabwo nta muntu wivuga oya ntabwo niyo arakaye nyine aba ari iby'akanya gatoya ariko ntabwo ajya arakara ngo akomeze ibintu ajya arakazwa n'iki oya nese mu rugo hari igihe ukora n'akantu katamushimishije atafite ibintu ukoze ntabwo ari byo n'inkata mbona ko murakaje siko baba ari mubi ngira ngo ngabane ko wambaye n'imyeru ubundi bateye nabi ubufatiye ubundi ntabwo umuntu ukunda wamushirira uhora umvuga ati ndamurarikiye uhora umurarikiye kuko ntabwo umuharurutswe ubwo nyine wamutaye bushaka kugira wararikiye ndako wamuharurutswe kozmezo rarikiye wararikiye imbere niko bibiri tegeko rirangiye ubafite undi waharaye iyo rirangiye ryo ukunda ubwo nyine waharurutswe nyine ubwo buzima ufite undi ahubwo waharaye ntabwo byashoboka shere nzahora ngukunda karabo kanje bwiza bwanjye butijima ijoro n'amanywa ariko mana ankunda kubinaho ariko ndasaba abantu badukurikiye n'abatukumva bose umuntu uzafasha ngasohora indirimbo wenda niyo yaba imwe tuza kuri bihitinga kana madamu zabahireho Imana nirobanura abantu ku butoni aho bamwe se yase uyubahira mwemera uko waburi kose upfa kuyubaha ibindi ntibikureba wowe cye muri cyo uri umuntu nk'abandi ariko mana yanjye we ndetse madamu ko atagufasha kandi azajya muri video ubundi hari ibintu madamu atagufasha urugamba rw'umugabo se rw'umugore ngiyewe ngomba gukotana uko ndi inkotanye ngashaka inzira y'icyerekezo yabona nageze mu nzira y'icyerekezo nakazagira gutera ameze nk'umufana undi badamu yo bazanye nyuma yacu bazanye nyuma ni nde se wapanze wahisemo kwambara gutya bigeze bite ato niwe wamuhitiyemo oya nabazi ibibanza turi muri buki muracyari muri buki se bukigire zarangira ubuki ntabwo igerangira wapfuye yarangiye oya ahubwo bajya bavuga ngo tuvuye muri honeymoon ibyo ni ubushishi oya baba babeshya nyine wenda niko babivuga ntabwo honeymoon igira igihe nta gihe kibaho iyo ukunda uhora ukunda iyo uryoherwa uhora uryoherwa si ubwo honeymoon no kumupostinga cyane ya naga gupostinga ukunda ako kujya postinga Jeanne cyangwa Korodina cyangwa Chantal uziti n'ibiki no gupostinga Korode Jacques
dash yeah so now people kuki da posting agiyewe nimba nkunda posting nkiriho niba ushaka posting nkiriho niba ushaka kumfasha fasha nkiri abantu gasanga barakubwira bati ati ubukwe bwari burangiye kandi ntitwagutwerereye tuzagufasha hari abari hanze bari mu Rwanda uhiga umuhigo n'uhigo yahoze ko bara kutabihiga buryo burimo waho ubutumwa cyane umuntu arahiga ikintu nzafasha igihugu nzarwara kuri igihugu ahubwo kugisenya widusenya witwinjirira mu buzima niyo twaki ibyobo gusa niyo twaki imegere gusa niyo twaki inyanya gusa ariko dufite amahoro ya Kristo cyumvikana ko dufite amahoro byawe no postinga akenshi abantu buho ubutumwa aho ndarana mabye mbire bana nkembonye umuntu agandika nko kwa muganga none kwa muganga umuntu yahageze saa 9 saa 9 z'ijoro agera saa 9 z'ijoro zindi bataramwakira ubwo icyo vuriro harya ngiyewe rero ndamuvugize ukuri umunsi nageze ahantu ngene ibikorwa umuntu ariko akibyangombwa byo kubaka uje nyuma rabimuhaye we ntabiguhaye kubera ikibongo babibaha abandi bantabibahereze ayo macakubiri ko kurobana ntabwo mbishaka mu gihugu cyangwa se no muri yisi mwagize umutima wagifura mwagize urukundo kuko rwihangana babarira mwabariye abantu akwihanganye koko ko bose baba babaye kimwe umuntu amuciye muri korari ufasha umuntu utaremye cyane kuruta waje afashe muri korari umuntu urumva umuntu banda wumve umuntu ngo yaginye cyane ngo yagize gutya ukanye ku muhanda uturamutenze uramutenga se nima Imana yamuhaza yamuca none se byakubayeho hoya nuko abantu bahanzanga bari kurengana hano hanze batenze bahagaritse mu matorero bakize inyuma y'itorero mvira mu itorero mvira mu isi mvira mu Rwanda se aya abantu barira abantu Imana itaraca umuntu bica umuntu manza mugenzuza umwuka n'umubiri abantu bica abantu ushaka gutenga umubiri yunguye ariko ntutenga umutima ntutenga ubugingo urimo imbere rero abantu boroherane abarirane nujya gutora umuntu bivuga ngo atunze bafite ibi areba umutima abantu bari bagenda ku bintu bidasanzwe urumva bona turibuze gutinda urumva amavuta yahoraho Belize yanananiwe yakeneye kuruka no musozi nago baworoshye man ntago ananiwe nta kibazo aho wenda mwe muracogoye oya tweza don't give up now wiciko icogora ucika intege ndimbo y'abadivanitsi bango icogora muri mu Kristo icogora muri bihe bamason ariko zikuririmba cyane bana kumvishije kuririmba ntabwo ariko kazi kanje nakumvisha turabishoboye yanze kuririmba ntabwo najya ku rwego rwawe ariko twisoreza ni icyo umuntu akwiye kubigira mbere muri byinshi mwanyuzemo uyu munsi mukaba mukishimye wenda hari benshi baciye mu bujyanyo bakaba banakiri kumwe ariko nta munezero ari ukurenza oye icyambere wenda nabwira abantu ni ukwihangana kandi ukagira urukundo utarebeye ku bintu cyangwa ku isura icyo birakora gutya nk'umusirikare oya uzi ko uri kumwe n'umugabo udasanzwe se wabagiye ubu nabivamo bagira ngo ngire usibyo ntago nabishobora ugira gutya mbese nk'umuntu udasanzwe nyine umuntu abikora iyo ari kuririmba ko mu gihe kuvuga ugomba no kwifata agira ngo mukebure umuntu ari kuvuga yego arukitubwira kandi abo ndabakunda cyane ko badusengeye ko badufashije aho mu matorero dusengamo inshuti hirya no hino kuri njye ntacyo nabona ngo mbitore ariko icyo mbasabiye ku Mana izabaha iherezo ryiza kuko twese abari mu isi niryo duharanira urakoze cyane muhanuzi yo barumanuzuye nubashaka kuririmba sheri turirimbire sheri wanjye nta karirimbo kandimo nyine ntancurangire oya nabo mwarakazi ndakaze se kuburyo nakwicurangira nari ndiho nk'uri mu mwijima nari mbayeho nk'utagaragara inkuru y'ubuzima bwanjye nifuzaga kuyumva ariko ngezeho bose bifuza kumenya nari ndiho nk'uri mu mwijima nari mbayeho
nk'utagaragara inkuru y'ubuzima bwanjye nayifuzaga kuyumva ariko uvuzeho bose bifuza kumenya ndabizi neza ko imvugo yawe ari impamo kuko ibyo uvuze no kubikora urabikora ndabizi neza ko imvugo yawe ari impamo kuko ibyo uvuze no kubikora urabikora mw'ijoro ubuzumwa m'ibitotsi kugira ngo icyo wamvuzeho gisohore mw'ijoro ubuzumwa m'ibitotsi kugira ngo icyo wamvuzeho gisohore kubwo gusenga kwa Esiteri n'abandi bayuda Imana iranyibuka kubwo gusenga kwa Esiteri n'abandi bayuda Imana iranyibuka nambanyizwa mu murwa wari kubamba ari ubinkorera nambanyizwa mu murwa wari kubamba ari ubinkorera murakoze cyane murakoze cyane none wakwicara yicarire gasiga mu rwanjye dusoreze nawe asigaye rwanjye ndasoza babwira ngo rero yego haleluya amena ijambo rinawomu ibice bibiri dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza ubutumwa bwawe Yuda we komeza ibirori byawe amen kuko umwanzi Sekibi yatsembweho pe Buwaze Patrick Manuel Chantal Claudine yewe rarara komeza ibirori byawe komeza urugendo rwawe komeza wubake komeza usenge komeza uririmbe komeza uhanure kuko wakurwanyaga mu kibanza cyawe atsembweho pe haleluya dore mu mpinga z'imisozi hari uwazindukanye amakuru aguca intege hari uwazindutse agucogoza hari uwazindutse kuroga hari uwazindutse kurwanya ariko mu mpinga z'imisozi y'Uwiteka hari amaguru mbona azanye inkuru y'inkuru nziza hari inkuru bagiye wumva ku bwazo guca intege ariko uyu mugoroba iki gitondo amasaha hari inkuru nkuzaniye umva inkuru nziza akira kubyara akira guheka akira gushaka akira gukomerera mu maso y'abatifata ko ukomera imbere yabo akira gutera imbere akira kwamamara akira guhabwa inkuru y'uko uzagera akomeye akira kumva inkuru y'uko uzabyara umwana w'igihangange akira kumva inkuru y'uko uri umuhanuzi udasanzwe Holisa Kotepa ndabona inkuru y'Umwuka Wera kuri wowe ndabona inkuru y'ubuhanuzi ndabona inkuru y'igihugu cyiza yuko kizaba umucyo kitazaba mwijima ndabona inkuru y'isi yuko Imana izayihindura paradizo ndabona inkuru yuko tuzagera ahantu heza tutarakandagira ndabona Siyoni ururembo rwera ndabona inkuru yuko Imana ije gutabara abantu bose bihangane bagerageza ndabona inkuru yuko Imana ije gutabara umuntu wese wayisenza kwihangana hari inkuru Imana izanye ku buzima bwawe umwanzi agihari umuyobozi agihari ukurwanya agihari hari inkuru ivuze ngo dore komeza ibyawe watangiye komeza ugenda watangiye gucika intege hari Imana igutabaye hari Imana ikurengeye haleluya Babuloni we urarindimutse ahubwo hari imbaraga z'Imana zije kubaka Yerusalemu haleluya wavuze ngo warasenyutse wowe ariko hari Imana ikubatse waravuze ngo warasenywe hari Imana ikubakiye waravuze ngo waratawe hari Imana ikuzaniye amahoro hari Imana ikuzaniye amashimwe hari Imana ikuzaniye imbaraga hari Imana ariko satope sara kosinema hari Imana nyamutware bukomeye hari ubutararara hari ubutabazi Imana izanye hari ubutware Imana izanye akira kuzuka akira imbaraga z'Imana
imbaraga, hakira ubushobozi, hakira kuvuga, hakira gukira. Wowe urware mu bitaro, wowe umerewe nabi, wowe abantu baciye ijambo ravuga ngo ntabwo naguciye, ndi Uwiteka Imana. Abantu baguca, Imana ntabwo yaguca. Abantu baguta, Imana ntabwo yaguta. Abantu bagusebya, Imana kuvuga neza. Abantu bagudesifonema, bakundaga bakakundaga mu biganza by'Imana, bazi ko bagusitaye ahantu kure cyane. Imana iri kumwe nawe, yewe Yakobo witinya, Bowaze witinya, Rwanda witinya, Munyarwanda witinya, yewe ukorera Imana witinya, Toro witinya. Itoro rizataha, tuzinjira mu ijuru ryera. Hari ubutabazi, hari imbaraga z'Imana, hari umwuka wera. Ole sakote pasayibini, ndabwira Kigali yose ngo mwitinya. Yemwe mwe muri kurira amarira, Imana iravuze ngo amarira arangiye. Mwe muri guhogora, hahirwa abarira uko ari bo bazahozwa, hahirwa abatotejwe uko ari bo bazaruhuka. Oh haleluya, hari imbaraga z'Imana zuje umwuka wera igihugu. Leko sarabandosti fobini vokide, itorero ry'Imana nirihumure. Abera tuzataha mu izina ryari iwacu, mu ijuru ni iwacu, mu izina rya Yesu. Dore mu mpinga z'imisozi amakuru kandi inkuru nziza izanywa n'Imana. Hari inkuru yagize aho umuntu y'ucantege, ariko hari inkuru y'Imana iromora ingoma, inkuru y'Imana ivana agahinda, inkuru y'Imana ivana amarira, inkuru y'Imana iguha gukomera, inkuru y'Imana iguha icyerekezo, inkuru y'Imana iguhereza agaciro wakaburiye. Wavuze cyane ngo haleluya. Ndagushimiye wa Mana we. Abantu bose bankurikiye Mana, umve ko hari inkuru nziza. Nomero zacu abantu b'Imana ni 078 5 7 16. Wowe urwaye duhamagare, wowe ufite intama duhamagare, wowe byacanze, wowe uzi icyerekezo, wowe urwaye kansa, wowe ufite intambara. Hari imbaraga z'Imana zitanga inkuru nziza. Abantu baguciye irucantege rukomeye, bakubwira ngo murucantege, baguciye intege, bakubuje icyerekezo, ariko hari imbaraga zivuze ngo nonaha, from now today, weno ni musi kandi jambo ravuze ngo dore amakuru inkuru nziza we. Akamamaza iby'u Rwanda, akamamaza iby'abatuye igihugu, akamamaza ibyo basenga, ibyo bihanganye, ibyo bakoreye Imana. Hey, haleluya. Hey, haleluya. Hari imbaraga z'Imana. Ya mafaranga yo muri wazo ko wayarya. Waza. Baravuga haleluya. Oya ntabwo ndi muri fafaya, ndi mu mbaraga zidasanzwe. Abantu mwese munkurikiye, ntabwo dusanzwe, turi abantu b'Imana. Ntabwo tuvumika, ntabwo turogwa, ntabwo turwanwa, ntabwo dusengerwa, ntabwo dusenywa. Twe turubakiwe n'Uwiteka. Hari power the Holy Spirit, hari imbaraga z'umwuka wera zitwubatse. Ni secret asokre, ntabwo zigaragara ziri mu ibanga, ariko izo mbaraga zirahari. Nada orisa kote paya siremo. Humura, hari Imana ikora ibitangaza. Umuhanuzi w'Imana Bowaze aravuze ngo akira ubutabazi bw'Imana. Prophet. Amen. Kubw'igihe kandi nari ngiye guhanura isi ku buryo kabisa yumva ko hari imbaraga z'Imana. Revera Belize turagushimiye. Teko sarabando sikerema. Revera Belize turamushimiye. Zekotabi. Bowaze wakoze cyane kutuganiriza. Lesa kotabe faigo. Oh. Hey.